Muraho neza ndabashuhuje muri rusange. Ese waruzi yuko hari ahantu heza ho kwigira? Ese we wahitamo kwigira ahagana hehe? Ngiye ngwitiyemo nagwitiramo ahantu habiri. Ahambere ugomba kwigira ni mu kigo. Ikigo gifite ibyangombwa byose bishobora kuba byagufasha mu kwiga, ubundi ukiga neza kandi ibintu bikagenda neza. Hari abantu bashaka kukwigishiriza munsi y'igiti cyangwa se ukigira ahandi hantu ntuhamenye niba ari mu ishuri cyangwa se ari ahandi hantu utamenya. Ahandi ha kabiri ukwiye kuba kwigira ni ukwigira ku ruganda. Niyo mpamvu rero nabazaniye muri Home Golden White ngiye kubereka neza cyane aho wakwigira kurenza ahandi. Muri Home Golden White rero bafitiye amasomo agiye atandukanye. Tugiye kwibanda ku isomo ryo gukora amasabune y'ubwoko butandukanye kandi wigiye ku ruganda. Muri Home Golden White bafitiye kuba wakwiga isabune nziza cyane, isabune ikomeye yo gufurisha kandi uyigiye ku ruganda. Si yo gusa kubera ko bafitiye n'isabune nziza cyane, isabune y'amazi ushobora kuba wakwiga kuyikora, ukiga kuyifunga, ukiga gushyiraho etikete n'ibindi. Etikete nshatse kuvuga n'ibirango bigiye bitandukanye ushobora kuba washyira ku isabune yawe. Iyo ngiyo ni isabune y'amazi. Ngarutse cyane ku isabune ikomeye, ushobora no kwiga kuyikora, wangiza kwiga kuyikora ukiga kuyitunganya ndetse ugatiraho na kashe ukayigurisha ari isabune nziza cyane. Si ibyo gusa kandi kubera yuko afitiye no kuba wakwiga gukora isabune yo muri toilette. Na ahantu hangahe uzi wakwiga gukora isabune muri toilette? Hari ahantu ushobora kwayibona mu alimentation, mu mabutike, ariko hano noneho wakwiga kuyikorera muri rusange. Si ibyo gusa kandi kuko wakwiga no gukora isabune yo koga, ya yindi twoga muri douche, ukiga gukora isabune yo koga kandi uyize neza muri rusange. Si ibyo gusa kandi iyo wageze muri Home Golden White uhabona n'izindi service zigiye zitandukanye, nkaho ushobora kwabona produit zigiye zitandukanye mu gihe wabashije kuba wahiga. Si ibyo gusa kandi ntugire impungenge ko bafitiye no kwabona amasabune y'ubwoko bugiye butandukanye. Aho ngaho ku ruganda bakora isabune nziza cyane bita Yera soap, bagakora isabune nziza cyane bita Yera multipurpose liquid soap, bagakora isabune nziza cyane muri toilette bita Yera toilet cleaner, bagakora isabune nziza yo koga bita Yera body soap. Si ibyo gusa kandi Yera soap ushobora kuyifunga mu kajerekani gatoya cyangwa se ukayifunga mu kajerekani kanini. Urumva yuko aho ngaho bakwigishiriza banahakorera produit zigiye zitandukanye nk'izo ngizo nababwiraga muri rusange. Si ibyo gusa kandi kuko ushobora no kuhabona ibikoresho byagufasha mu gukora isabune byose, haba produit zakora isabune, yaba amamashini agiye atandukanye yo kwifashisha mu gukora isabune, yaba amakarito ushobora kuwapfunyikamo isabune mu gihe ugiye kwijyana ku isoko. Mbega iyo wageze muri Home Golden White ni igisubizo ndabarahiye kubera ko nta na kimwe batafitiye muri rusange. Si ibyo gusa hari n'ibindi bigiye bitandukanye ushobora kuhasanga muri Home Golden White. Nari mvuze ku bijyanye n'amasabune, ariko abigisha bijyanye no gukora amarange y'ubwoko butandukanye. Ukaba kwiga gukora irange yaba enduwi ndetse na budget, ukaba wakwiga gukora irange aryo bita Circle Vanille. Ntago ari amashuri menshi ushaka wabona yakwigisha gukora irange rya Circle hano mu Rwanda, ariko muri Home Golden White bashobora kuba kwigisha gukora Circle Vanille, akaba ari irange ryiza cyane ry'amazi ariko banoza. Umva wabyigiye noneho kurikora, urumva ko byaba ari akarusho muri rusange. Ushobora no kwiga rero kuvanga amabara agiye atandukanye y'amarange, ukiga kuvanga irange ry'amazi, iry'amavuta n'iry'imodoka. Ibyo byose ukabyiga muri rusange kandi ukarushaho kumera neza kubera ko uba wifitiye isomo wize rishobora kuba ritandukanye n'ayandi muri rusange. Si ibyo gusa kandi kuri abandi bakunda ubukarishya buranga nk'uko abantu benshi bakunda kwivuga, ushobora kwiga gukora amavuta yo kwisiga, yaba gikotoro ndetse yaba na lotion. Lotion ni amavuta y'amazi, gikotoro ni amavuta afashe abagabo bakunda kwisiga. Murabizi ni amashuri angahe uzi muri kino gihugu ashobora ko yakwigisha gukora lotion, ariko ndagira nkubwire yuko muri Home Golden White bafitiye kukwigisha gukora amavuta yo kwisiga, yaba gikotoro ndetse na lotion muri rusange. Urumva rero ni karibu muri Home Golden White, ibukire buri mu biganza byacu.
ese ni ubukire buri mu biganza byacu, wowe uri he kugira ngo nawe ubashe kwakwigira umwuga ugire icyo wakora muri rusange? Kubera yuko turabizi yuko hari abafite akazi ariko bagafite isoko rimwe ribyara amafaranga, ukaba hari amasaha menshi wica uvuye ku kazi, dore nuko akazi kasigaye gatangira gatinze. Mbere yo kujya ku kazi hari icyo wakora, na nyuma yo kuva ku kazi hari icyo wakora, kugira ngo ugwize amasoko ashobora kuba yakubyarira amafaranga muri rusange. Abifuza kugana kuri Home Golden White bakorera ku Kamonyi ahazwi nko ku Masuka. Ushobora kuhabona kuno kuri nimero za telefone zigiye zitandukanye, aho ushobora kuhamagara kuri 0789220338, cyangwa se ukabahamagara ukabandikira WhatsApp cyangwa se message isanzwe kuri 0718191850. Home Golden White, ubukire buri mu biganza byacu.